Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Nongeye kubifuriza icyumweru cyiza. Dukomeje dusoma Bibiliya, uyu ni umunsi wa 260. Tugeze ku rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Pawulo, imbata ya Yesu Kristo, wahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana, ubwo yasezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera, buvuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawidi ku mubiri, kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka wera, bigahamywa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa kubw'izina rye, kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshwa no kwizera. Kandi namwe muri bo abahamagariwe kuba ba Yesu Kristo, ndabandikiye abari i Roma mwese bakundwa n'Imana, bahamagariwe kuba bera. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Irya mbere mwese mbashimiye Imana yanjye muri Yesu Kristo, kuko kwizera kwanyu kwamamaye mu isi yose. Imana nkorera mu mutima wanjye mvuga ubutumwa bwiza bw'umwana wayo, niyo ntanzeho umugabo yuko mbasabira urudaca uko nsenze, kugira ngo ntaho byamera bite Imana yemere kungendesha amahoro ubikangeza iwanyu. Kuko nifuza kubonana namwe kugira ngo mbahe impano y'umwuka ngo ibakomeze, tubone uko duhumurizanya, mwebwe nanjye mpumurizwe no kwizera kwanyu, namwe mube muhumurijwe n'ukwanjye. Ariko bene data, sinshaka ko mutamenya yuko kenshi nagambiriraga kuza iwanyu ngo mbone imbuto muri mwe, namwe nko mu yandi mahanga, ariko ngira ibisibya kugeza na n'ubu. Abagiriki n'abatari abagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe abari i Roma. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari naho gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, uheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye, kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononane imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ari ishimwe iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano, n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda babo n'intababarira,
nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 2. Uburyo Imana itarobanura ku butoni. Icyo gituma utagira icyo kwireguza, wa muntu we ucira abandi urubanza. Ubwo ucira undi urubanza uba witsindishirije, kuko wowe umucira urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Ariko tuzi yuko iteka Imana izacira ku bakora bene ibyo ari iby'ukuri. Wowe muntu ucira urubanza abakora bene ibyo, nawe uza ukabikora, mbese wibwira yuko uzakira iteka ry'Imana? Kandi usuzugura ubutunzi bwo kugira neza kwayo n'ubw'imbabazi zayo n'ubwo kwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana ariko kukurehereza kwihana? Ariko kuko ufite umutima unangiwe utihana, wirindirije umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Ariko abafite imitima ikunda kwirema ibice ntibumvire iby'ukuri, ahubwo bakumvira gukiranirwa, izabitura umujinya n'uburakari n'amakuba n'ibyago. Nibyo izatera za umuntu wese ukora ibyaha, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro nibyo izitura umuntu wese ukora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Abakoze ibyaha bose batazi amategeko bazarimbuka badahowe amategeko, kandi abakoze ibyaha bose bazi amategeko bazacirwaho iteka ry'amategeko, kuko abumva gusa amategeko atari bo bakiranuka ku Mana, ahubwo abayumvira nibo bazatsindishirizwa nayo. Abapagani badafite amategeko y'Imana, iyo bakoze iby'amategeko ku bwabo, baba bihindukiye amategeko nubwo batayafite, bakagaragaza ko umurimo utegetswe n'amategeko wanditswe mu mitima yabo, ugahanywa n'imitima ihana ibabwiriza, igafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa se kubaregura. Kandi ni nabyo Imana izatangaho umugabo ku munsi izacirira abantu iteka muri Yesu Kristo ku byahishwe byabo, nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Umuyuda nyakuri uwo ari we. Ubwo witwa umuyuda ukiringira amategeko, ukirata Imana, ukamenya ibyo ishaka, ukarobanura iby'ingenzi kuko wishingikirijwe iby'amategeko, ukizigira yuko uri umurandasi w'impumyi n'umucyo w'abari mu mwijima, n'umubwiriza w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'abana, kuko mu mategeko ufite icyitegererezo cy'ukuri n'ubwenge kibonerwa muri yo. Mbese wigisha abandi, ntiwiyigisha? Kuhana kwiba nawe ukiba, kuvuga ngo ntugasambane nawe ugasambana, ko wanga ibishushanyo bisengwa nawe ukanduza urusengero, ko wirata amategeko nawe ugayishisha Imana kuyacumura. Izina ry'Imana ritukwa mu bapagani ku bwanyu, nk'uko byanditswe. Niko ko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko. Ariko nucumura amategeko, gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa. Mbese utakebwe niyitondera ibyategetswe n'amategeko, kudakebwa kwe ntikuzamuhanirizwa no gukebwa. Kandi utakebwa umubiri niyitondera amategeko, ntazatsindishisha wowe ucumura amategeko kandi warakebwe ku mubiri. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uk'umubiri niko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n'abantu, ahubwo ashimwa n'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 3. Amahirwe abayuda barusha abandi. Nuko abayuda barusha abandi iki? Cyangwa se gukebwa kumaze iki? Abayuda babarusha mu buryo bwose. Irya mbere nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana. Mbese niba bamwe muri bo batizeye, kutizera kwabo kwahindura ubusa gukiranuka kw'Imana? Ntibishoboka. Ahubwo Imana iboneke ko ari inyangamugayo, nubwo umuntu wese yaba umubeshyi, nk'uko byanditswe ngo mu magambo yawe uboneke ko ukiranuka, kugira ngo utsinde nucirwa urubanza. Ariko se niba gukiranirwa kwacu guhamywa, gukiranuka
kw'Imana tuvuye tuvuga iki? Ariko se niba gukiranirwa kwacu guhamya gukiranuka kw'Imana tuvuga iki? Mbese Imana irakiranirwa kuko ihanisha umujinya? Ibyo mbivuze nk'umuntu. Ntibishoboka. Iyo biba bityo Imana yazacira iteka abari mu isi ho iteka. Niba ibinyoma byanjye bituma ukuri kw'Imana kurushaho kumenyekana bikayihesha icyubahiro, ni iki gituma nanjye ncirwa urubanza nk'umunyabyaha? Kandi ni iki kitubuza gukorera ibibi kugira ngo ibyiza bibeho? Nk'uko batubeshyera kandi bamwe bagahamya yuko ariko twigisha. Abagira batyo bazatsindwa n'urubanza rubakwiriye. Urutabi ibyaha bifite ku bantu. Nuko tuvuga iki? Mbese turabaruta? Oya da, habe na gato. Kuko tumaze guhamya Abayuda n'Abagiriki yuko bose batwarwa n'ibyaha, nk'uko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe, nta umenya, nta ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Nta ukora ibyiza n'umwe. Umuhogo wabo ni imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'incira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye. Ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibarayakayimenya. Kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. None se twakwirata iki? Ntacyo. Ni ayahe mategeko yabitubujije? Ni ay'imirimo? Reka da, ahubwo twabibujijwe n'amategeko yo kwizera. Kuko duhamije yuko umuntu atsindishirizwa no kwizera, atari imirimo itegetswe n'amategeko. Mbese Imana ni iy'Abayuda bonyine? Si iy'abanyamahanga nabo? Ni iy'abanyamahanga nabo. Kandi ubwo Imana ari imwe, izatsindishiriza abakebwe kubwo kwizera, n'abatakebwe nabo izabatsindishiriza kubwo kwizera. Mbese none duhinduze ubusa amategeko kwizera? Ntibikabeho, ahubwo turayakomeza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire. Tuzakomeza ejo dusoma ibice bikurikira byo mu gitabo by'ubutumwa urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Imana ibishimire rero, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Happy Mother's Day.